Ndebye nk'abanyagihugu akenshi hari igihe usanga ari family issues ugasanga nimba umubyara aragwana n'umugore ugasanga umwana afite stress ziwe akaba ariyo mpamvu aje mu biyobyabwenge ariko twe ikibazo cyacu yani tune navuga no rugoma kenshi ugasanga umwana afite buri kimwe umwana arajya neza afite ahantu ajyama afite famille nziza famille baramukunda ariko kuganira n'abanyagihugu bose bagenda babimwa kubwiye background y'ubuzima bwiwe usanga yaraciye mu bibazo yumva kugira ngo aruhuka akoresha ibiyobyabwenge cyo gihe usanga n'umubyeyi koko atazi umwana amuhitiramo uki mwana ashaka so ugasanga umwana arangije ngo ngushaka umugabo none umubyeyi tazi ko umwana afite dream rit y'umugabo nazi ko yagera ku bintu bikomeye bitari ibyo ngibyo kubera iki ntago batuzi ntago babazi umwana wanjye atekereza iki yifuza iki ashaka kuzaba iki agahita yumva ko ubukire buzava ku mugabo wo mu diaspora atari umuhungu wo hanze wapi nta kumuzana mu nzu ntago bazabyemera kandi ukumva like okay nuko umugurisha gusa ubwo niba atari kumugurisha icyo ni Yes, reka nongere mbaye ikaze inshuti bakunzi ba IITV1 and Radio mwerere mwebwe mwese turabaramukije tubifuriza amahoro Nyagasani mu byo murimo kuri microphone nkuko bisanzwe nitwa Rutebuka Juste nakiriye inkumi nziza zibiri z'imurenge niba tugiye kuganira kuri no mugoroba mu by'ukuri turunguka byinshi bigiye bitandukanye by'umwihariko ku rubyiruko mukurikiye kino kiganiro cyane kugira ngo kize kugira ico kibungura turaza kuganira hejuru y'urubyiruko by'umwihariko n'abantu dusanzwe tumenyereye kuri kamera mu by'ukuri wenda hari baraza kubibwira birambuye ariko ndizera ndashidikanya ko atari ubwa mbere mu babonye ndagira ngo dutangire batwibwira hanyuma tubimbura ikiganiro murakaza neza abavandimwe bazina yabanyita Mutimuke Esther umurondo w'umwongera kuri bya bisekuruza byari byinshi ariko ndabizi ndagerageza twumve ntago ngerageza ariko ndabizi ndavuze ngo sekuru ni karawudi mugezi wawe abo banita Alliance Zahabu ni hano watangiriye amashuri yawe yose no natangiriye mu Rwanda niho nigiye ngeza class 5 no tujana muri Kenya nsubira class 4 niremta nkomeza so it's like ni ibintu bitandukanye biratandukanye cyane nyine kubera level education ni different hano ira mu Rwanda twakoreshaga ikinyarwanda kwako ira mu Rwanda nigaga ku ishuri rya leta so wasanga dukoresha ikinyarwanda cyane ko nigaga no ku ishuri rya leta bakakoresha ikinyarwanda cyane umwarimu yaba ari gusobanura ariko hano waba uri muri break waba uri kurya waba uri kujya wambara hari akantu bajya bakoresha iyo wakoresha wavugaga igiswahili utavuze icyongereza bagahita bakwambika disk ni disk ni igufwa baba bashyize mu kagozi no igufwa riba rifite intuze ry'akazeru kuntu niyo bitaga disk no wavuga igiswahili bakarigushyiramo no mwajya no babahamagara nyine mukagenda muri herekeranya no bavuga ngo ni bande bafashe disk mugahita mugenda muvugana kugeza ku muntu wa nyuma nyine bakabakubita hano barakubita se cyane muri primaire barakubita cyane nawe nuko byagenze karakubiswe cyane bari kwambitse kangahe arigihe wanavugaga wenda bashize umuntu bandika amazina names utabizi ukumva umwana imaje guhamagara ugasanga urimo ugasanga uri kuri list utabimenye kwa kunyine muganira hari umuntu wabanditse nyine muri bucece amuji kitwa umuntu ari kwandika nyakumva nyine list ya ukajya umva amazina yawe ba prefect ubushize hari umunyeshuri nakiriye nawe wigiye hano muri Kenya iwara Charmaniga je pense ko arimo gusoza secondaire muri form 4 avuga ko hano muri Kenya yego bariga ariko ati bagira indi myitwarire mu by'ukuri tari myiza bya biterwa cyane wenda n'imirerere y'umwana nta nubwo bavuga ngo n'abanyakenya gusa kubera ko n'abanyamurenge tuba turi mix so ntekereza ko wenda ari ya trace y'umwana ku giti cyiwe imakingira nyine kugira ngo akore ibyo akora
Iyo mico y'abanyakenya babonye alliance mu by'ukuri itari myiza ku bigo bya hano cyangwa se amashuri mwagiye mwiga hano kuko byanga byakunda nimba hari ahantu mwavuye mukaba muri kino gihugu imico iratandukanye niko Esther yaravuye kubivuga mu kanya wowe ni nk'ibihe wagaye by'ubunaga okay hano ni wacu baratandukanye cyane akenshi hano usanga abana wenda batangira guharabika cyane mu yindi myitwarire ugasanga umwana atangiye gukoresha ibiyobyabwenge which is not good bitari byiza ugasanga umwana atangiye kujya atoroka ishuri ari muto afite future nziza abana bamwe batangira muri primaire ugasanga umwana nyina azi ko ari ku ishuri noneho akaza kubimenya nyuma ko umwana aza mu ishuri kandi uwo mwana actually nk'icyo ugasanga yari afite 13 years none ibaze kugenda akura nagagera muri segonderi biba byarenze urugero ariko ngo hari n'ukuntu bakunda ibiyobyabwenge byataye barabikora abanyakenya njyewe hari nyine hari ukuntu njyewe mbemera ibintu bimwe bakora okay nagaruka ngo nkunda ibyo bakora kunavenye nyine iyo umunyakenya akoresha ibiyobyabwenge mostly nago babihisha uri kumva niyo umubyeyi abazi nk'umwana we wakoresha ibiyobyabwenge nyine ni kwa kundi babikora batabihisha baba bari open nimba umunyakenya ajya nk'inzoga arazinywa yangwa ibiyobyabwenge akabinywa ariko batandukanye natwe kubera ko twebwe abana bacu barihishira bakaba addictive barabinywa n'abana barabikoresha cyane abanyamurenge cyane benshi njyewe ndabazi uri kumva babikoresha takamoge Esther nayo yaraga oya njyewe uzima njyewe oya njye ndi kuvuga oya sari riri kugerageza uzi kugerageza niho sasa njyewe naganiriye niyo byatangiye muri bamwe so igihe nari ndi ku ishuri mostly ndi muri form 4 naganiraga n'abanyeshuri benshi njye mba ndi open obvious like nkunda kuba njye ndi wa muntu utera akavuyo mu buzima busanzwe urabizi nakubonye no muri bootcamp Life takavuyo uwo niwe njyewe ngira akavuyo cyane so ugasanga njyewe mba ndi kuganira n'abana b'abanyakenya b'abahungu kwanza tukaganira bakaba open kuri njye bakambwira ukuntu batangiye kunywa ibiyobyabwenge n'ukuntu bamwe iyo babishaka kubireka bikanga si n'abanyakenya gusa njye naganira n'abanyamurenge babikoresha bakambwira nyine ukuntu nabo barabigerageza kugira ngo babireke nyine ndi kubagira inama bakambwira ati kugira ngo tuzabireke bijya bitunanira tujya tugerageza twamara nk'iminsi ngahe tukumva ku crave inyota nyine bikabananira ugasanga kwa kundi batangiye ari ukutestinga kugira ngo bumve uko abandi nabo bumva bigahita birangira aho babaye addicted benshi batangira ari ugutestinga bikaza kurangira babaye independent nabyo ababaye ubuzima bwabo rero agasanga ntihandi umugira inama urano umugira inama ati ibintu nibibi tinange ibyo bintu uri kuvuga ndabizi kandi murabyiga of course siko ari bibi ariko akagera muri ya stage atabasha kwivana muri cya kibazo yagiyemo ndebye nk'abanyagihugu akenshi hari igihe usanga ari family issues ugasanga nimba umubyeyi araragwana n'umugore ugasanga umwana afite stress ziwe akaba ariyo mpamvu aje mu biyobyabwenge ariko twe ikibazo cyacu yani nabwo n'urugoma kenshi ugasanga umwana afite buri kimwe umwana arajya neza afite ahantu ajyama afite famille nziza famille baramukunda ariko kuganira n'abanyagihugu bose bagenda babimwa kubyo background y'ubuzima bwiwe usanga yaraciye mu bibazo yumva kugira ngo aruhuka akoresha ibiyobyabwenge ugasanga iwe niyo mpamvu yabaye uwo nguwo nyine ariko twige before nyine abana bacu mbere yuko babikora ntabwo batekereza kuri icyo kintu yo gusa nimba iyo nshuti aje mbona iyi mpamvu ni ihe ya mbere iwe gusa agenda gusa muri rwa rugomo ugasanga ariyo mpamvu bagira nyine ase bura kunywa akayoga hari icyo bitwaye ku mwana w'umukobwa w'umunyamurenge biragitwaye cyane aho kubera wese navuge biragitwa inzoga nazo bitandukane n'ikindi kiyobyabwenge inzoga nezera ko ari ikiyobyabwenge nk'ikindi kintu gituma udafunctioninga nk'uko usanzwe ni ikiyobyabwenge kiguha power izindi power ntujya ubona ko njya ndeba mostly abantu bajya bavuga ngo iyo umuntu
ujya ukunda guceceka cyane iyo yazinyweye aravuga gusa uri kumva rero ntabwo ariko abasanga morale ntabwo ari morale oya buriya kandi njyewe uko nzi ibiyobyabwenge bituma ukora ibintu utakagombye gukora. Ntabwo ikiyobyabwenge icyo ari cyo cyose nubwo uri kuvuga ngo inzoga sinzi impamvu abantu bajya bazitekinga ko ari ikintu gitoya. Ntabwo ari ikintu gitoya kubera ko zituma udakora ibintu mu buryo bwabyo. wowe ubibona gute umwana w'umukobwa w'umunyamurenge cyangwa se umusore afashe akayoga hari icyo bitwaye? Kera babaye ikirara. Okay, uretse no kutagendera ku burara ariko ikintu cyose wakora kikagashira ubuzima bwawe muri risk ntabwo ari cyiza. Uretse ngo nuburara ngo niki bitewe n'ubuzima bwawe bitewe na version ufite yuze uko bikubangamira ntabwo ari byiza cyane. Hari abandi biha ubwenge ubwo bwenge nta gakoraho ngakumva neza ibintu bitekerezo byose bisubiye ku murongo. ubwo bwenge nta kintu babushingiyeho kubera ko ubwenge ugira ko kanya wabibura ubwenge bugashira buri kurangira kabisa. Ntabwo kabisa ari ukuntu iyo twabaga turi mu ishuri muri form 4 igihe twari tugiye gukora ibizami bajya gomba umwana kuko abakenya ntabwo bajya bihisha ngo bajya bakoresha ibiyobyabwenge. Bajya bikoresha niyo umwarimu yaba ari mu ishuri bagasohoka bakajya kubikoresha muri toilette bakongera bakagaruka. Noneho ugahita wumva baravuze ngo uwo munsi ngo wenda mbere ya pepa ya mate ngo nzagena mu kiyobyabwenge ngo kubera ko bituma ngo bibuka most inatuma wa function oya ngo bizana ubwenge ariko bigatuma bibuka ibyo wize byose niko bajya bavuga. Ariko wenda nk'abari abantu babaye addicted iyo utagikoresheje ntabwo ujya functioninga nyine tu ntabwo unakwanga tu hapo. hari ibindi twagiye twumva umusore sinzi niba ibyo yatubwiye byari ukuri. Hasubira ati ino muri Kenya noneho hari ikindi kintu kidasanzwe cyo koze kivugwa ku isi hose kandi kiri ku isi hose yego ariko kugira ngo wenda hari abantu babona ingero n'ibyo bintu bitari byabaho cyane. Ati hari igihe usanga umwana w'umukobwa akundanye na mugenzi we hano muri Kenya ngo ni ibintu biri no baho igihe usanga nk'umunyeshuri wenda ari umukobwa atangira kwitwara mu buryo nyine nk'umuhungu k'umutipe ukuntu nyine hari igihe uvugana n'umunyagihugu we nyine akabagahita bikubwira tingere niganye n'umuntu umukobwa wenda anterita wenda cyane nka boarding kubera ko akenshi akuna boys n'abakobwa bari bonyine nyine. So ni cyagiye usanga wenda umukobwa ashaka kumera nk'umuhungu kuva kutembea yani ikintu cyose ashaka kuba wa muntu. So kugira ngo wenda azagire umuhungu azamuvugishe wenda nyine barogotera twase ko nabyita ugasanga wenda wera nyine akabifekinga bitewe n'ukuntu nawe yumva yimereye. Sasa kumva ko yabona umukobwa akuba ari umujama nawe nyine kuva nyine atereta abakobwa nyine tu kandi bikaza ku making bikabaho. Hari couple wigeze ubona imeze gutyo? Njye narababonye ku ishuri rya uretse n'abandi ko abanaga neighbors ya dufatwe turi couple nuko uretse n'iki bari bikagenda couple y'abakobwa babiri umwe ahita umugabo undi akaba umugore kandi urebye nawe bagira urukundo kurusha abantu bandi bari no kubera ukuntu amudefanda ariwo nabonye kuri abanyagihugu nabo. Noneho nyine umubyeyi we yari yagiye yarashaka kubarega hamagara itangazamakuru nyine abwira ukuntu nyine abana nyine bakundana none yabuze ukuntu azabigenza nyine hafi umwana gufightinga kubera umukunzi wiwe ari seriye atuka mu moyo kubera icyo kintu nyine wabona nuvuga none niyo yaba ari umuntu usanga nge sinabihagarara bene ukuntu nyine ariko ibose nka confidence yifitiyemo ahizika kamangusha ifoto. Biba byemewe ku ishuri ubundi? Ntabwo biba byemewe nyine ku ishuri nabo baraga bakadukansoringa. Ntabwo ari kuvuga ngo barabihisha baradukansoringa kubera ko ayo makeses ajya agenda baho ariko mu ishuri ryacu I think nayo yabayeho ariko ni kwa kundi ujya ugenda nyine abanyeshuri urabiza nyine ukuntu nyine mu kigo biba bimeze uvuga ati barakundana gutyo but ariko utari very sure. Ariko abanyakenya ko nabonye abanyakenya babigize ibintu biri normal. Umukobwa n'umukobwa gukundana basigaye babigira ibintu biri very normal. Ugasanga umuhungu n'umuhungu nyine barakundana ntacyo bitwaye ku banyakenya. Ariko nyine kubera ko hari igihe bajya babaza nyine ibibazo njye nkunda gukurikiranya ibibazo bagenda babaza ubusanga akenshi bavuga ko impamvu yabyo mostly ni wenda baba barabaye heart broken before
bagahita wumva nyine yanze ikindi igitsina nyine wenda igitsina gabo nimba ari umuhungu agahita yumva yanze igitsina gabo atavuga ati wapi ntago njye nakunda nyine oya narimvuze wenda igitsina gabo akangwa igitsina gore kubera ko wenda uwo mukobwa yamubabaje barakundanaga muri make cyangwa se umukobwa vice versa nyine cyangwa bikaba background y'ubuzima. Abanyakenya bagira cases nyinshi ntago ari nkatwe za family ugasanga nyine papa we yakuze akubita mama wabo cyane cyangwa se nyine abatoteza cyangwa se yarabataye nyine cyangwa yarakoze ikintu kibi mu buzima nawe utakora uri umuntu nyine agahita yanga icyo gitsina akavuga ati siwezi agahita avuga ati byaba byiza njye nikunde igitsina nyine nkanjye tu parents nimba bajya bareba kino kiganiro kuba inshuti n'abana impamvu kubera ko ngiye first of all inshuti na mama buriya iyo uri inshuti n'umubyeyi icyambere ubasha kumenya uburyo umubyeyi akwizera cya cyizere kikaja mu mutima wawe arigiyo niyo waje gukora ikintu kibi ukibuka hari ukuntu ababyeyi bacu bahisha emotion yuko umukunda abana banyu bya bindi bituma tutamenya urukundo mudukunda ariko iyo turi inshuti tumenye uburyo mudukunda turabana ntago natenguha mama ntago namutenguha ntago najya muri ubu buryo kubera ikizere aba yarampaye so mujya mu inshuti umenye umwana wawe yifuza kubiki umwana washaka iki natata no muragize kubwa ati mama n'uyu nguyu umuganire mube close friends apana kuba umuntu wambarisi cyane ndoneza wambia alliance aka kantu kari mu bwenge bwinshi kari mu bwenge cyane ari nyine nkuko yaravuze n'ukuri ari ababyeyi akantu gahita gakura utuntu twinshi cyane kubera ko ndebye hari igihe twebwe tujya tubivuga wenda turi behind the scenes nyine tukavuga ukuntu ababyeyi badusapotinga ntago ibi bintu dukora ntago ari ukuvuga ngo ntago ababyeyi babizi ababyeyi baradusapotinga kandi tubereka ko like we are able dushobora gukora ikintu tukaprovinga ikintu kuri bo kubera ko batwizeye kubera ko ababyeyi baba bavuga ngo umwana wanjye ngo ntiyajya kuri kamera bakumva ko ugiye kuri kamera wese ni kirara azabikirara agiye kubonwa n'isi kandi batazi ko niyo generation tugezemo so tugomba kwitakinga advantage ntago twaje kuri kamera ngo twaje kwerekana ahubwo n'ukubwira isi tukavuga nyine biri kugenda imbere nk'ibyo twari turi kuvuga byose mu kiganiro rero ababyeyi nyine ako kantu ko kwegereza abana babo bazajya babaganiriza n'ukuri kandi rega iyo batabegereye niho hava biriya byose twatangiye tuvuga kare zo kuba ibirara bikina biki cyane kivaho nicyo gihe usanga n'umubyeyi koko atazi umwana amuhitiramo uko umwana ashaka so ugasanga umwana arangije ngo ushaka umugabo noneho umubyeyi itazi ko umwana afite dream iri y'umugabo ntazi ko yaba success ntazi ko yagera ku bintu bikomeye bitari ibyo ngibyo kubera iki ntago batuzi ntago babazi umwana wanjye atekereza iki yifuza icyo ashaka kuzaba iki agahita yumva ko ubukire buzava ku mugabo wo mu diaspora ngo basigaye bababuza uburenganzira bwanyu ngo nimba ukundanye n'umwana musanzwe mubana hano ati wapi njyewe mvange twiganye n'umwana wo ku ishuri barambwiye ati nta nubwo n'umwana wo ku ishuri n'abana benshi nyine ari ababyeyi babo agahita bati njyewe mama yarambwiye ati atari umuhungu wo hanze wapi nta kumuzana mu nzu ntabwo bazabyemera kandi ukumva like okay ni ukumugurisha gusa ubwo niba atari ukumugurisha icyo ni igiki kubera ko gusuzuguza umwana wawe ntabwo gusuzuguza umwana wawe kandi ababyeyi nyine bashize amafaranga imbere kubera ko bumva nyine ibo hari uzi kumanipulatinga umwana uramumanipulatinga kwa kundi tuba dufite amarangamutima y'ababyeyi hari ya marangamutima umubyeyi yereka umwana nyine agahita amwereka ati ubu buzima bwo muri Kenya buragoye ni nyine akamwereka ukuntu ubuzima bugoye obvious ntabwo bworoshe buri muntu wese hano muri Kenya arabizi noneho yamwereka ubwo buzima agahita amubwira ati ntabwo ugomba uko bizagenda kose umugabo wo hanze niwe ugomba kuzana niwe ukenewe hano noneho umwana iyo mind yiwe agahita yifokasinga niyo yabona umuntu umeze gute nta nubwo yita ngo ameze gute as long as ari uwo hanze
wamuvugishije niyo yamuvugisha wenda ndagera adafite na gahunda wenda hafi azahita gusa yemera kubera ko azi ibintu ababyeyi bamubwiye nyine ni ya manipulation ndi kuvuga. Ubwo ni ukuvuga ngo akora ibintu adashaka wenda tuyumvamo ariko kubera amarangamutima y'ababyeyi biwe akavuga ati ubuzima ababyeyi ntago nabareka gutyo. Njye hari umwana wanyibwiriye gutyo ndavuga ati nta kindi njye nambwira ati shagenda ukora ibyo nyine ushaka tu we ukora ibyo wumva nimba ubona ko uzumvira ababyeyi nta kibazo. Utekereza ko ibyo bintu uzagira izihe ngaruka hariya? Okay, ingaruka ni nyinshi cyane. Sinzi impamvu umuntu yaba yifuza gukirira mu mwana wundi. Yani ya mbere kuvuga ngo naje mbyare undi let's say uwo nguwo uri hanze mama we nawe yaramubye kimwe no kubyara. Siko ni cyane nakireza undi mugore na warushe nko nanjye narushe ndi kubyara yari supporting wa wundi nanjye naruhiye ya kugira ngo numve ko agomba gukira muri ubwo buryo nyine muri kuvuga. Ingaruka ni nyinshi cyane. Buriya ikintu cya mbere kibaho ku make your own decision you wafata umwanzuro wawe cyaba cyose wa facing naco. Ikibabaza cyane cyagihura n'akantu gato kuko bitakuvuyemo nyine ubifailinga ukumva nyine byanze si wewe wabyavuyemo so umwanzuro wari uwawe nyine amahitamo atari yawe. Icyambere n'amahitamo y'umuntu. Iyo birababaje cyane kubera ko iyo nkuko waruvuze ngo ingaruka ni kwa kundi usigaye usanga nyine nta kumvikana mu mago. Ubu njyewe sijui mbona okay mi napendanga kuongea na watu wengi kandi njye sinzi impamvu nkunda nyine ubu usanga ndi kuvugana wenda n'abantu wenda bakuru banduse nyine ugasanga ndashaje nanjye ugasanga nyine aha serious like mungo uziko nakubonaga kera kose ndi mutoya uri mutoya warambonaga wababwiye ariko bakazajya bareka kunyita umwana. Uri kumva njyewe ikintu nzi mu mago ya nona haya squeeze nyine aba afitemo akavuyo afitemo nta bwumvikane burimo. Ababyeyi bari kubana kubera ko babyaye bari gutinya cya gisebo cyo kuvuga ngo nyine ntago bakora divorce cya kimwaro cyo kuvuga ngo gukora divorce nyine mu muco ntago bigaragara neza. Banze gukora divorce ariko muri make urugo bara divorcinze nyine kubera ko zangaruka tuzi kubera ko nta mahitamo y'umuntu yari afite nyine. Ugasanga babanye batabanye kubera ko babyayereka barera umwana nyine bagatinya kwikoza isoni gusa abantu batabona ariko intambara ziri hano ni nyinshi cyane mu mago cyane. Umuntu azi icyo ashaka ntago ikije cyose kimutwara. Iyo ufite focus uri kureba hari imbere ntago niyo umuyaga waza ubushikamye uzi intego yawe uvuga ati ndi kugenda hariya. Rero iyo udafite focus cyangwa se iyo uhawuja ibije byose nyine birakujana. Umuntu uje akakubwira gutya uremera undi yakubwira ati tugenda aha nawe ukagenda gutyo. Rero urubyiruko nyabuna mumenye intego yanyu mu buzima kubera ko nicyo kintu cya mbere niyo foundation y'umuntu. Kandi iyo ufite intego ukiri urubyiruko iyo niyo advantage wenda nyamukuru. Iyo umenye intego yawe ukiri urubyiruko iyo tuba foundation yawe so nta gushukwa n'ibintu nimba abandi bakora ibi ubona wewe nta kamaro bigufitiye. Buri muntu ni mugari ya ntago utekereza kimwe. Buriya iyo ufite vision ntago umuntu agutwara uko ashaka. Let's say kibi bavuze ibiyobyabwenge wenda niyo bamwamwigana n'abana 100 umwana amwiyobyabwenge kubera ko wewe icyo ushaka kuba cyo kidahuye na biriya biyobyabwenge iyo abari intego ufite mu buzima bari dreams. Uri umuntu utagira dream arono nyine nicyo cyose usanga wa failinze ahantu hose because you don't know what you want. Accuse icyo ushaka always nuko bijya bitinda ariko biba success. Nuko byose bitaho success akubwira ubuzima buri ku murongo. Murateganya gukora iki rero? Murateganya gukora iki muri kumva mufitiye ubwoko bwanyu akahe kamaro? Turebye ikintu nyine wenda twafasha in a society cyangwa se gwiti cyacu. Tugifite YouTube channel yacu niho duhosting abantu cyane nk'urubyiruko
tukabahereza topics tukaganiraho kugira ngo tubashe kungurana twese ibitekerezo wowe utabasha kugeraho wenda nyine bijyanye na opinions zacu ariko wenda zamugeraho bijyanye na YouTube turi batatu njyewe na Esther twicaye tubona icyo gitekerezo ko aricyo cyabasha kugera kure wenda cyafasha abandi bantu nyine turabikora tubishyira mu bikorwa. Nk'iyo topic mushobora kuba mwarazanye ukabona ibaye successful ukavuga ngo aywana ikintu nkoze nanje ndumva ndi proud yawe. Ariyo dore ukakoresha ubundi vuga ngo nimba ese umuntu aguhaye ibyishimo happiness cyangwa se akaguhereza money nicyo kintu watora. Happiness or money yabaye challenges yabaye challenge iko nka challenge hapo sana iko na challenge ubwo ngaho wisubije none ahanga niki wahitamo. Njye natoye ibyishimo ibyishimo wabigira ushonje. Okay uyu none ubaye cyane rekanze ngogereho uti cyane ndindira ibyishimo wabigira ushonje. Okay aho icyo kibazo uri kwibaza twese twari twagizeho complex bitewe n'ukuntu nyine kimeze ariko umuhagarikizi wari wayoboye ni uyu nguyu yego arazikoze igisozo cyuzuye nyine tubigiyemo in deep so tukabona amahoro niyo ya mbere buriya. Amahoro niyo ya mbere. Esther ngaho nawe tubwire hera kuri ico ngico wenda hari cy'umumaro muteganya kugirira abantu usibye wenda YouTube channel nta zindi gahunda n'izo topic rero turaza kuzigarukaho tubwire kwanza kwa mbere uko wumva happiness na money. So money so ibyo duteganya wenda personally wavuze nyine ibyo duteganya wenda kuri twe ku miryango actually okay duteganya ibintu byinshi nkuko biba bisanzwe buriya iyo urangije ishuri uba ufite ibintu byinshi mu mutwe uvuga ati nzakora iki n'iki nyine uba ufite imigambi myinshi yo kwikora ku giti cyawe kugira ngo utere imbere unakorera n'umuryango wenda kugira ngo uzagere nyine nawe utange uwo musanzu. So navuga njye personally subwo navuga gute navuga ko mfite byinshi byo ku muryango wanjye gushakwa ntibirajyamo ariko buriya nyine biba ari byinshi byo wenda tuba dufite imiryango ndabizi ko buri muntu wese afite inzozi wenda zo kugeza umuryango we ahantu heza. So icyo kuri njye personally ndi subwo navuga ndi gushaka okay kujya mu mashuri yisumbuye kugira nyine ngo niyongere ubumenyi nkomeze nyine kugira ngo dukomeze icyo ni ku giti cyanjye kuri society. I'm there for them for motivation nkunda gukora motivation so wenda mu bihe biri imbere tubishobojwe n'Imana twazajya dutegura ibintu bimwe n'ibindi cyane ko muri aba YouTubers beza cyane. Ndaza gupininga amalink yanyu mu by'ukuri hano hasi kugira ngo baze kubabona kandi turaza no kubigarukaho turimo gusoza by'umwihariko tuze kuganira kuri channel zanyu musanzwe mukorera. Hanyuma ico kintu cha happiness na money wowe wahitamo iki? Obvious nahitamo happiness. Nahitamo happiness kubera ko happiness is everything. Kubera ko wagira ibyishimo nta mafaranga ufite ibyo urabyemera yaje ibyishimo nta mafaranga ufite ubwo ndashobora kugira ibyishimo nshonje. Ibyishimo muri market uri kuvuga ni ya mahoro uri kumva ntabwo ari kuvuga ngo bya byishimo uri gusaragurika whatever ariko ni ya mahoro mu mutima wagira amahoro ushonje kabisa nyine uko tu nyine ufite amahoro yo mu mutima. Reka icyo kibazo wenda no muri comment bazakidusubiza kubera ko uzi impamvu twe twazanye topic abantu bitiranyije amafaranga ko ari byo byishimo byabo. Ubwe namaze ishuri ngahita target yanjye gahitiza ngo ngomba gushaka amafaranga kugira ngo niyomoke nyine mbe nishimye kugira ngo nyine nishime ngomba kubona amafaranga menshi umva kandi ntagaruko muri make biba bimeze amafaranga ntago ari buri kimwe cyose nyine mu buzima
ubu usanga nyine abantu nyine hari competition nyine abantu bari gushaka kugeraho nyine intumbero ari amafaranga ariko bagamije ibyishimo intumbero ari ibyishimo ariko bari kutumbera amafaranga kandi ubu usanga nyine amafaranga atabazanira n'ubundi nyuma yaho atabazanira bya byishimo baba bari gushaka so icyiza ni ugucreatinga ibyishimo muri wa mwanya urimo muri bya bindi ufite ese ufite imyaka ingahe icyo nta mukobwa ujya ugisubiza njye ndi mukuru nose njye sinarangije uwa 4 uri kumva Alia wowe ufite ingahe ni ngombwa 19 njye ntabwo njya mvuga imyaka yanjye aho na Esther yatobeje njye ngambwe ndamukurikire ko muri Miss Mlenge nitwari turi kuyivuga ariko mwarimo mugabanya hingahe aya njye ntabwo njya ngabanya njye no muri we nabwo njye sinagabanyije nicyo kijya kimbabaza niko kajya kambabaza buriya kuri we sinagabanyije abandi bumva turigana n'umwaka afite 16 anduta afite 16 akuruta kubera iki muri gahunda mufite nyuma yo gusoza amashuri ya secondaire hatarimo kubaka hatarimo kurushinga why njyewe navuga kubaka nubwo wenda kubaka ntabwo ari bibi nta muri over 18 mwese turi over 18 kubaka nta kandi hari project irana ndi kuvuga muri Miss Mlenge nyine not to get married early kandi ntago nabanze ngo gushaka kare ntago ari byiza so njye numva ko gushakwa mu gihe cy'umuntu personal mu gihe ntarabyumvamo ntago nabishyira muri plans zanjye so igihe kigeze gushakwa ntago ari imyaka nk'uko uri kuvuga ngo turi over 18 gushakwa ntago ari imyaka ni igihe cy'umuntu iyo cyageze nshobora gushakwa ndi 25 cyangwa se na 30 bitewe n'icyo gihe cyageze ati ninde uzakwera ahubwo 30 kuri kuyigabanya 35 so biterwa uzabure muri Amerika niba ndi bukunda oya nyine nibyo ndi kuvuga biterwa n'igihe cy'umuntu iyo wiyumvishemo ikintu nyine ugishaka cyangwa se gukora ubukwe ibintu birikora muri make wowe ufite gahunda ryari ntabwo ndabipanga harya umukobwa arabundi arashobora kubipanga cyane cyangwa umuhungu niwe ubipanga wapi mwese murabipanga ntabwo urabipanga rero ubu nyine umubonye umunyamerika abanyamerika baragowe sinzi ko abahungu bikunda sinzi ko abagabo nimba abahungu nimba sinzi ko barikunda cyane gute se ugasanga umuntu yeme plan wenda buri wese afite version akavuga ati wenda before wenda nshaka kuzamanza wenda nkakora kino kintu kikaba success ugasanga we bakigezeho wenda umukobwa nawe afite dreams yiwe ashaka kubanza wenda kwachivinga muri yo wenda let's say that 1 year ako ugahita kumuteta wumva ko icyifuzo cyawe yana ko kanya ukivuze agomba yani nikayiwe nta kintu yarahagazeho just nivo true icyo uvuga muhita mugenda nyine nkaho nawe nta nawe muzamuhita mubyemera muzamuhita mubyemera n'ubundi oya biterwa ko wenda example sibyo gusanga umuntu wenda umutipasha kuntita nanjye muri mind yanjye ibyo bintu bindimo wenda nta kindi kintu bati wenda ndashaka ndakora kino kintu so sina kitu nyine yakufanya obviously nitaenda ariko mugiye wenda ndi busy nanjye mu kindi kintu runaka nzavuga ati ntabwo byashoboka wenda bitewe nanjye muri uwo mwanya n'ikintu ndi gukora nyine so nicyo gituma wenda bamwe batinda abandi bagira vuba bitewe na version hari akantu nabonye ejo bundi umutipe umwe yavuga ati twiyamye abahungu baba diaspora bari hanze ya Afrika umuhungu ati rwose turabiyamye mukomeze mushakane n'abari iyo ngiyo natwe tuzadushakana n'abari ino Esther uko ntago naramwumvishije ra wapi numvise abantu bari kumuteraho story ariko ntago none se wabuza abantu kwishakira aba diaspora kweri ntago wababuza kubera ko buri muntu wese agira aba diaspora afite imbaraga aba diaspora bafite imbaraga ariko ntago ari kuri buri mwe wese I think so ntago ari kuri buri wese so rero
nyine biterwa n'umuntu n'icyo ashaka n'uwashaka n'icyo amushakamo. wowe ushaka mu diaspora cyangwa umuntu wa hano tumwibaniye ku rugero uramutse ugeze nk'igihe cyo gushaka wahitamo wahe wahangana no mu diaspora? Nje I don't choose, nago ntora, biterwa n'umuntu n'icyo ngewe mushakamo cyangwa se wenda n'icyo namukunde bitewe n'icyo ngewe nifuza mu buzima cyane kabisa cyane. Amadolari naca kugura Nukuri amadolari ntacyo ambwiye naje mfite ayanje. Ariko nako dufite za brand. Alia wowe urabyumva gute umutipe yavuze neza cyangwa nabi? Ati aba diaspora ni mushaka niyo ngiyo muri niba muri Amerika shaka umugeni uri muri Amerika nta mpamvu yo kugaruka hano muri Kenya ngo mudutwarire abana. Uwo mutipe nawe ni umusore ndagira ashobora kuba yarabuze abageni. Abone neza kubera ko nimba hari umuntu let's say uhanze yakunze kuva muri Afrika wenda yumva yamubera umugore w'inzozi nkuko wenda byifuza akaba ari hano yamubonye shangiye ndumva nta mpamvu pe bashaka nta mpamvu. Ako bitewe wenda n'ikinage ari bimwe bagendera wenda ukubera amafaranga oya hari ikindi wenda umuntu yarebera bitabona amafaranga cyangwa se ngo niki nimba ari umuntu wenda mwabanaga hano mukunda nawe umuzi akajya hanze ntago wamureka ngo ukubera ngo yagiye wenda let's say hanze wapi yarumva biterwa nyine mutaziranye so mutanaziranye buri wese abafite ibintu n'ikintu ashira imbere. Nimba avuga ati ngenda ndashaka umugabo bitewe n'iki niyo mpamvu akenshi amushaka. Niyo bati ndashaka umugore bitewe n'iki nicyo ngicyo aba focus naco. Nimba ushaka umuntu ukorera amafaranga ngewe uwo mvugisha wese ndemera kuko nicyo kintu nshize imbere. Ariko nimba hari ikindi kiri modern money wenda numva ari umuntu uri supportive mu byo nkora wumva nyine ari umuntu wifuza nyine mwa supportingana muri ubu buzima byumvanye ntari bito. Wumva wahitamo mu diaspora cyangwa se mu tipe muturanye hano muri kati baramutse baziye nka rimwe wenda hari bujuje buri wese nyine bitewe nuko mubonye nje afite wenda kake ngenderaho nyine niyo yaba ari hano uko nge numva nifuza wenda ko yabameze nge namwemera ndataye wenda ngarano cyangwa ari hanze ari guki nawe ari muri Amerika byuje nk'ibyo ngenderaho nyine byaterwa cyane n'ingibi kubugenderaho tumenera akabana bazamusange inbox nawe ni inbox nanjye ni inbox nje umva icyambere clue naba azaba ari umuntu w'Imana hari ukuntu abanyamurenge bazabitiranya ibintu ntago kuvuga bose batarashakwa nuko bazava hari ukuntu atazara umuntu w'igisirimberi oya ataruvuga ngo ni gisirimberi hari ukuntu abanyamurenge n'ukuri niba ari ukumenyera Imana nta iriya connection bagerana n'Imana ngo usange nyine as long as nyine ajya kusenga cyangwa se iki ugasanga agirana that connection n'Imana ari umuntu twakicara mu nzu akambwira ngo ino dusenge mu nzu turi twenyine uri kumva ariko atari wa wundi ngo ujya akagendera imbere igisirimbi cuyi yabara mu nzu terera ishati gusa yarobye yarangiza akarakara. That connection nyine afitanye connection n'Imana nyine mu buzima bwe busanzwe. Aliya ndakunda bagisirimbere so bagisirimbere baratandukanye buri wese n'igisirimbere ku giti ciwe kandi kigaragariza ko umuntu ari gisirimberi sikira gisirimba cyumwiro basirimba hari igihe umuntu asirimba iyo minute ugasanga ni bwa bukristo gusa buri kuri podium just only yataha bukarangira. So ngere rero umuntu nimba ari umukristo ubuhorana ya wa muntu mwicara mu dusenge wa muntu niyo mwamuri kuganira by the way wa wati basi nyine uko umubona byo wenda mu rusenge bikaba ari ubuzima nibwo bukristo ngema numva nyine buri sawa. Akoze cyane reka noneho tuze ku kazi kanyu ka buri munsi kakandi ko kumurikira rubanda sibyo cyane murasa nabibanda ku rubyiruko ndimo kubona muganira narwo kandi ibintu bifite umumaro mu by'ukuri mukorera ku zihe platform? Dukorera kuri The Have Sisters arigiye bajya bayikonfisa
the half y'ibice unaona the half sisters no bagahita bavuga ati kubera iki mwisi iryo zina koko ngo abakobwa bibice aho dusigaye dura n'abantu bakatubwira ngo dore abakobwa bibice aho twarago half sisters nyine tu na twese iryo zina kubera ko twari inshuti cyane noneho kubera ko tutavukiye kuri ba mama bamwe Imana itakunze ko tuva mu muryango umwe tuba ba sister bahujwe n'intego nyine wenda yo noneho twita nyine they have nago turi full sisters muri make uri kumva we are not full sisters but we are half to nyine to niyo mpamvu twise the half sisters wari ko tari yo ndi kubona wanditse ku mupira wawe so nari ntararangiza waruvuze aho nyine barizwa nanjye nkaba nkora kuri the shining star girl the shining star girl umukobwa w'inyenyeri waka iyi ngiyi ni YouTube channel yawe ku giti cyawe iriya yindi niyo musangiye muri batatu musangiyeho so biba bitandukanye kubera ko kuri YouTube channel yanjye ngewe ntanga motivation ntanga inama navuga ko ari imwe mu byo ngiye nkunda mu byo nifuza no gukomeza gukora mu buzima bwanjye kubera ko mba numva ari we musanzu wenda natanga kubera ko munganiriza urubyiruko kandi mba numva ari we musanzu ngiye mfite mu mutima wanjye so that's why nkora kuri the half sister nkora hano ngakora icano yanjye tugahura muri batatu hariya tugahura turi batatu noneho tukaganira chance twamba nababaye kubera dukunda vibe yiwe n'umuntu ujya uceceka ariko yavuze nyine turasika twese abakobwa b'ibice iryo zina turaryanze kubera uyu munsi byifashe gute kuri iriya channel yanyu murumva gahunda ari iyihe igiye gukomerezaho kuri iyi channel yacu nk'uko dusanzwe tubikora dutumira abantu batandukanye kuri the half sisters tukaganira kuri more topics zifasha abantu bamwe na bamwe cya kibazo wenda urimo ufite wenda utazi nyine about uburyo wakiovercomingamo ariko iyo tuzanye nko cyangwa se niyo twakiganira turi batatu buriya bifasha umuntu so yani niho dukorera nyine uzabona ibiganiro byacu bakomeze gusaba supporting ndabizi bizabafasha cyane yes reka tugane ku musozo w'ikiganiro sinzi niba hari ijambo nabaniganye ariko mu by'ukuri by'umwihariko nje ndagira ngo nisabire abakuri kino kiganiro ijambo rimwe gusa the shining star girl mukore subscribe the half sisters mukore subscribe ni ikintu cy'ingenzi cyane kimwe mu bizatera bano bashiki bacu cyangwa se abana bacu imbaraga kugira ngo babashe gukomeza gukora neza cyane hari ikintu gisanzwe kibaho cyo kudashikirana ariko mu by'ukuri namwe mwabonye abakobwa ntimwamva ko bafite ubwenge ntimwamva ko bafite amaelekezo nimukomeze mu bakurikirane kugira ngo ibintu bigende neza cyane turapininga amacano yabo hano hasi kugira ngo muzabashe kuyageraho biboroheye hanyuma ndizera ndashidikanya ko mwumvise ibyo bavuye kutwungura by'umwihariko urubyiruko sasa niba mwumvise neza murashobora gukora amahitamo meza byanga byakunda niba mwakurikiye kino kiganiro muri urubyiruko mutarakora amahitamo ya nyayo ngaho ni muhindura intekerezo bye bye